Siko n'ejo navuganaga n'abapasiteri bacu bari Karehe n'abari Bukavu n'abari za Goma. Iyo tuvugana ukumva barasenga n'umutima waburera nta kintu amacakubiri yabashize n'abana bacu. Yego. Bambwira ngo revera runaka ngo ni koloneli. Ngo ni koloneli mu Bazarendo. Ndavuga ati niba ari uko bimeze iki gihugu gifite ibibazo bikomeye. Yego. Bikomeye. Nimba yata ideologie pastorale. Yego. Agafata ideologie kizarendo. Naravuze ati ibintu bigeze ahantu hakomeye. Yego. Ariko abanyabubyutse bose bo muri Kongo iyo nge mvuganye nabo bahita babyumva akavuga ngo muzaza ryari Kinshasa, muzaza ryari Lubumbashi, muzaza ryari Bukavu, harabaza bampamagara Kisangani bagira gute benuko kuko amatorero tuyafite hano muri Sud Kivu na Nord Kivu. Yego. Ariko niyo hari ibibazo kurenza ahandi hantu. Muri Kongo ndabafite buzuye ahantu hose. Barangana n'abari mu Rwanda. Uburundi buruzuye he ibintu bene ibyo. Ngo rizegero zavuga ikinyarwanda urwacu barukubise hasi. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Promosiyo y'urukundo gura ikibanza cya $1,950 i Bugesera Kababuye mu miturire. Hamagara 0783 93 793. Marshal Real Estate iduhaye Sevarante. Itandukanye no kongera gukoresha ameza y'akarahanyuze mu bikorwa byawe. Waba ufite hoteli, waba ufite moteri, barandi restaurant ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ameza nk'ayanga wajya guherera ukibaza ati sagezwa mu gihugu cy'u Rwanda gute? Imitako yongera ubwiza bw'inzu yawe. Iyi shuro ntago bikirizo zawe ku meza nk'ayanga yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Beauty and Wood Limited. Igisubizo cy'abanyafrika guturuka mu Rwanda. Abazaniye ya meza mwajyaga mutekereza ko bidashoboka. Abantu bakabategura neza yuje ubwiza bw'ibyiza bikomoka ku bidukikije. Bakanyamabuye meza ateye amabengeza. Biti biryoheye amaso. Indabyo nziza ibishaka bazuba mu meza yawe ukajya imbere. Waba uri kubaka hoteli n'ibijyanye nayo, apartment, waba uri kwiyubakira inzu yo kwiberamo, ibijyanye n'ameza barakudesigningira bigahura neza n'inyubako yawe. Wabahamagara kuri nimero zikurikira 0788 54 97 cyangwa se ukabasanga aho bakorera Nyarugenge mu mujyi hafi na Ropo ni post umanutse gato werekeza Nyabugogo. Hejuru y'umuhanda niho uhitobona icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited. Beauty and Wood Limited, igisubizo ku banyafurika. Yego, twe tuba imbere ya kamera twagira umugisha no kubonana n'umushumba Apostle turakwakiriye. Urakoze cyane. Yego, turabyishimiye. Yego. Ndatekereza hari abantu sintekeza ko ari abantu batakuzi. Enda ngo cyako none ni umuco w'abakristo ndetse no mu buzima busanzwe yarabaje bunona aragenda ngana n'umuntu ngo runakura muza ngo reka da yabona ifoto ngo mbese ngo nuyo bajyaga kumva ariko batarakubona. Twe tugize ngo tuguhe umwanya ubundi wibwira badukurikiye. Nitwa Serukiza Sostene, nkaba umushumba w'amatorero ya Guérison des Âmes. Yego. Guérison des Âmes ni itorero riri mu Rwanda, riri Kongo, riri Burundi, riri Uganda. Ndavuga ahantu rimaze gusa nishinzeho imizi. Ahandi ho habara amaserire yayo dushobora kuvuga wenda i Burayi, Amerika bene ibyo, ariko rimaze kugira ni muri ibyo bihugu. Kabandi umupapa w'abana 5 n'Imana yaduhaye njye na madame. Abahungu 2 abakobwa 3. Yego. Ndibaza ko nduhu. Yego. Twagira ngo tubasabe dutangire dusenga kugira ngo Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Mana ngushimiye umunsi mwiza uduhuje n'abana bawe. Amen. Ngo tuganire iki kiganiro ubihere gw'icubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Ngaho kuboko kwiza kubane natwe ibyo tuvuga ibibyubaka ibiguhesha icubahiro, ibitari ibyawe ntaco bimaze. Turabo wahamagaye kugira ngo
tukubera aho utari tuvuga ibyo wari kuvuga, ducishwe bugufi ushirwe hejuru, campa amahanga yose akakubaha akakumenya. Urakoze kuri uyu mwanya no kuduhuza n'abana bawe wateguye muri iki kiganiro ku bw'izina rya Yesu, amen. Amen. Numvaga no kubarera nkagira ngo ntibabikunda, Yego. ariko ngira Imana mbona barabyemeye. Mwarimu nabaye umwana mwiza mana yanjye. Twagegera mu biterane nabwiye amatorero yose ya Gikondo. Yego. Ariko tujya kuhagera ngira ngo sigaranye n'amatorero Gikondo nk'abiri. Iyo ADP sinzi n'irindi rimwe niyo twabanye cyane, ariko ADP yo kurusha izindi. Yego. Bituma bajya bose bakijwe barindaye mbaha ADP kubarera. Noneho birangiye bajya abantu ko yarindaye badusanga ngo turarya iki ko dukijwe tuzarara he, reka badukoroge tugasigara twikorera ngaha ibiryo mu modoka. N'abadamu dukorana hano Betty Ndahiro na Padi Musoke, tukajyana ibiryo mu modoka tukajya kubagemurira. Byibura bibamaze nk'iminsi bene uko badasubira mu burayi. Yego. Gutyo na mwarimu akagerageza hariya, bigeza niyo twavuye tubashingira atelier biga imyuga. Twashinze atelier na ADP. Mushaka hano natwe turashaka amamashini. Yego. Twarayashatse dusukayo. Bariga bagiye kurangisha bavugizi ba ADP. Yego. Twabahaye abantu. Ndibuka ko shizemo igenda bavuga hakagira uzazimira ngo araguye kubera ubuzima muzamubazwe. Yego. Ni mwemere mushake machine, umuntu wese narangiza ishuri muri aba barindaye. Yego. Muhite namwe mu muha machine zo kwiga natwe twarazibaye ngiri ateri iruzu. Yego. Barabyemera. Umunsi wo gusoza graduating ADP izana za machine zose tujya kuzitanga no kuzibaha. Nyuma niyo nasabye umuvugizi umwe turahura turaganira. Yego. Nuko numva ikirere kirorosha. Hahereye kuri ibyo ngibyo numva ikirere kirafungutse. Yego. Tuvugana nk'ibintu byo biterane hanze kurwanya ibiyobyabwenge dushaka kubikorana. Nta kibazo rwose. Ndetse turabandikira rimwe nk'inkugu test. Yego. Dufite twateguye amahugurwa y'abakozi pre breakfast. Yego. Y'akarere ka Bugesera. Igicaniro turashaka amafaranga amwe, akarere katwemereye ko tubikora, inzego zose zikahaba ndetse na gavana. ADP namwe mwateramwe inkunga. Yego. Barayitanga rwose. Indi bera Kayonza. Nanone gavana yari yavuze ngo nibura sirazuba byaberayo. Yego. Nayo yarabaye ADP batera inkunga. Bene mbona ADP yafungutse ko turakorana. Yego. Nuko ariko byari bene ibyo, ibindi byo numva ko bikigoranye. Ariko hari umwe nabwiye umunsi wenda turabizi. ADP ni muguma gutya. Yego. Abana banyu bose bazajya iwacu. Kuko abana banyu ko baravuka mu iterambere rikomeye, bamwe yaziga mu Bushinwa, abandi bige Amerika, abandi bige. Ntibazaguma gukaraga imisatsi ngo imere nk'iyabanyina. Yego. Bazamera nk'abandi bagire gute. Imisatsi ntiyabuze umuntu kuzura umwuka wera. Rero niba bona mwabagoye baziyizira iwacu, bazaza muri ayo macace yandi. Yego. Ubwo muzaba mutakaje generation. ADP izagumana abakecuru gusa. Wapi. Iyo muyoroheje ikabi y'abana bavuka. Noko arambwiye ati ibyo ati ni ibintu bitorosha, ariko turacari mu buyobozi bushaka ko turagenda duhindura ibintu. Yego. Ahari birashoboka, ariko numva deja bafite ibintu byinshi bari guhindura. Biranantungura. Yego. Nganiriye n'uwo muyobozi. Nuko nongeye gura nabo mbona ubutumire bantumira kuza kubwiriza muri ADP. Twaratangaye. Mbona umuvugizi mukuru wa ADP wenyine aranyitumiriye. Icyo nahise nibuka bwa buhanuzi. Yego. Ndavuga ati ma rwose n'ikindi kimenyetso cyiza cy'ububyutse muri iki gihugu. Yego. Ninjye mbonye ikindi kimenyetso cy'ububyutse muri iki gihugu. Nuko nagiye turabana, sanga dusangiye byose, nta na kimwe tudahura. Yego.
turi bamwe pe. nabonye uburyo basengesha Yego. uburyo batari basanzwe bakoramo uko buriya iriya doctrine yo gusenga umwanya buri wese yisengera umenagura iriya doctrine muri ADPR ntayo tuzimo pe ko nabayemo mu buyobozi bwa ADPR ku bwa Tom ndi no muri Zion uyu mwanya doctrine namenye gusengera ibicaniro kumenagura ibicaniro ngeze muri Zion ariko nejo nimbona ubyinjijemo barabyumva yego uwo muriro wasize ukongeje iyo ukurikiranye uyu mwanya usanga uwo muriro bakiwukomeje ko bari baryohewe muri uriya mwanya oya rwose nanjye byarantangaje uburyo byakira ariko nsanga umuvugizi nsanga we ni nkaho ujya ku ikibuga giteguye gishashe kirimo byose nsanga ari ready yiteguye impinduka zose zishoboka yarantunguye ari no mu bantu basengesheje yarantunguriye n'uburyo asengesha n'uburyo byakira yewe umukobwa wanjye twajyanye nkumperekeje akunda kumperekeza yego ndetse ngira ngo yari yashatse ntanyura ngo aje kwicara inyuma atinye guseruka ariko abona baramuprotokoye n'imbere bamwicaje imbere bagiye kunyakira numva umuvugizi banje kumwakira agakobwa yanjye ngo kamaze karirimbe aririmbisha iteraniro banyakira umukobwa araririmbye avuga ati mana niyo bimenya nkambwira akakanyina igitambara agafunga ku mutwe ariko icyantunguye yego mbona itorero ryose ribyakiriye nkaho nta cyabaye nta nicyo bibabwiye mbona imyumvire ya ADPR y'uyu munsi iri ku rwego rwo hejuru yego rudahuye n'uko abantu bari basanzwe bamenyere rwose Imana izana ubuyobozi ku gihe cyayo izi icyo ishaka gukora aba bayobozi bashobora kuba batarabumva ngo banabamenye abari bo ariko bariya bahishemo ikintu gikomeye rwose bashobora guhura n'intambara nyinshi niko bigenda umuntu wese isezerano wese agira intambara nyinshi yego ariko bariya barimo umutima w'ubwami uteye ubwoba yego murakoze turabashimiye ariko dusoreza kuri iki kintu turi gukurikirana intambara ya M23 iyo ubajije mu ruhande rwa M23 barakubwira ati intego ni Kinshasa wabaza mu ruhande rwa FARDC ati intego ni ukuvana M23 hariya buri wese afite intego noneho mu ntego nyamukuru iki gicaniro murifuza kukigeza he finali hanyuma dusoza unadusengera mushumba muri Kongo 2014 nabivuganye n'abashumba yego kongeye dufite amatorero nabivuganye n'abashumba bamwe bakabyumva abandi ukumva ntibabyumva ariko nza gusanga ikibazo gikomeye kugira ngo bazahuze yego bamwe bazavuga ikinyarwanda abandi bazavuga Igiswahili abandi bazavuga amasha abandi bazavuga Iringara abandi umva noneho n'imyumvire bafite ugahita wumva ni nko wagira mu munara w'ababiri basigaye muri Kongo ibintu bitangaje ukabona ntibabyumva ariko abanyabubyutse bose bo muri Kongo iyo nge mvuganye nabo bahita babyumva akavuga ngo muzaza ryari Kinshasa muzaza ryari Lubumbashi muzaza ryari Bukavu hari abazampamagara Kisangani bagira gute bene uko kuko amatorero tuyafite hano muri Sud Kivu na Nord Kivu yego ariko niyo hari ibibazo kurenza ahandi hantu ariko agakiza ni keza n'imbaraga z'Imana ubu Kristo kubabwakiriye neza yego uziko nejo navuganaga n'abapasiteri banje bacu bari Karehe n'abari Bukavu n'abari za Goma iyo tuvugana ukumva barasenga n'umutima wabo rera nta kintu amacakubiri yabashizemo n'abana bacu yego baza hano ngira ngo niyo wovuga ngo byemewe ko hari uviriya ngo aze baza baraza ukabona abakristo bari ku rundi rwego ariko abapfubye batakijwe neza narebye uburyo batsinze urusengero rwacu rwa etaje bari kubita hasi umujyi wa Goma manifestation zabaye nimba ari 2022 na gatatu ngo ko barirukana bavuga ikinyarwanda ngo n'isengero nimba nazo zivuga ikinyarwanda byarashe ngo n'isengero zavuga ikinyarwanda urwacu barukubise hasi
ariko Imana ishimwe twavuganye n'abapasiteri nyuma turateranya amafaranga turongera turarwubaka kandi uruyobeye avuga iringara n'igiswahili ngira ngo nitwe twakimwigishije kuri Goma yego ariko kubera ko abasengeramo bonaga umubare munini bavuga ikinyarwanda iryo bararitsinze bene uko none wareba ayo macakubiri bagize ntashaka kureka ububyutse bo kuko ububyutse ntibuba hari amacakubiri ububyutse buza inkingi imwe muzana ububyutse n'ubumwe ahantu hari ubumwe revival presence y'Imana irahaba ku buryo bukomeye yego muri Kongo nicyo kibazo twagize rero kugeza ubu byuko noneho habaye ziriya ntambara abagize ubugome bwabaye bwinshi ariko n'igihe birivuga ngo uwezwa yezwe uwandura yandure abanduye baranduye hari ahantu nigeze guhamagara muri Kongo mbaza abakozi b'Imana nayo nzi twasenganye ndetse bariya umwe yari umurevera ukomeye bambwira ngo revera runaka ngo ubu ni koroneri ngo ni koroneri mu Bazarendo ndavuga ati niba ari uko bimeze iki gihugu gifite ibibazo bikomeye bikomeye nimba yata ideologie pastorale agafata ideologie y'Ikizarendo naravuze ati ibintu bigeze ahantu hakomeye kuko nandu nibo bantu bahetse amacakubiri bahetse urwango rukomeye ibyo bavuga urabyumva agahinda kakakwica ariko nk'abanyabubyutse tumaze imyaka turi ku mavi dusengera Kongo gusa icyo tutazi ntituzi ko gukira kwa Kongo wenda bikazagera kuri revival kuko uvuze buravuga ko buzava hano bugafata Burundi na Kongo Uganda ibihugu byose bigafa Afrika ikaza kwakira bivuye muri East Africa rero sinzi ari Imana yemera ko ikamenya ngo ububyutse buzaza ariko buze wenda ku butegetsi bwa naka bwa runaka sinzi ko bizashoboka wenda ku bwa Kisegeti ariko deje habaye amacakubiri angana kuriya automatique ni ikimenyetso kibi cyane cyerekana ko bidashoboka ubwo wenda niba ko Imana bishaka uko akoze Imana urabona ko bo nta kibazo urabona ko akoze Imana ba Kongo baza mu Rwanda buri umukozi w'Imana muzima ntagira identite ntagira ubwoko ariko umukozi w'Imana ubona afite ubwoko abuhagazeho uzamenye ko afite ikibazo afite crise yo mu mwuka ariko uzabona abakozi b'Imana bazima ba Kongo n'uyu munsi nta cyamuza kuza mu Rwanda kuko arumva ko n'isi y'Imana yaduhaye kandi twe abakristo bacu n'abaturage b'isi yose koko muri Kongo ndabafite buzuye ahantu hose barangana n'abari mu Rwanda Burundi buruzuye he ibintu bene ibyo Uganda turabafite Amerika ndabafite buzuye Canada Burayi bwose barahari Swede barahari hamweho n'amaserire tuyafite n'ibiki ibicaniro bene ibyo rero nicyo gituma twe dusengera isi yose muri rusange ubu rwose Kongo iri ku mavi ko turayisengera ku buryo bukomeye kugeza twifuza ko ibi bihugu byose bizagera ku rwego bikira bikamera nk'u Rwanda bikamera nka Tanzania bikamera nka Kenya na Uganda ibihugu byuzuye amahoro abantu bagenda ijoro n'amanywa abasenga biyaguye abavuga ubutumwa buvuga neza turabitegereje wenda ibyo wari uvuze M23 turashaka kugera i Kinshasa mu bushake bw'Imana bagerayo rwose Imana niba ibishaka ushaka kugerayo ariko iciza nabonye nuko nabakundiye byageze ahantu uvuga ati Imana aba bantu washaka wabashigikira ukazabageza hashoboka hose kunabonye ahantu hose nari nzi ko bafashe Goma bazajya barara baca imitwe babazarendo n'abarya baki Goma yari mwindiriye abantu bateye ubwoba batuka u Rwanda bagira gute batuka bavuga ikinyarwanda banabica umusirikare yageze gutwikira mu mujyi wa Goma baramutwika gute uriya asengeraga mu rusengero iwacu bamutwika n'amapine n'amapine wa wundi bariya n'abakristo banjye
kubona ibintu nka biriya niyo bavuga gatoke bene wabo buriya bahageze nabo bafite imbaraga yego ariko ukabona uburyo bahobera abaturage bose babwira muhumure nkaho nta n'uwabatutse nkaho nta n'uwabiciye yego mwaravuze taba abana n'Imana ntiyareka kubashigikira n'abanzi babo bari kubagaburira ingabo za Afurika y'Epfo narume abakristo bariya kuri Goma banyoreza akavideo abayobozi ba gisirikare bariya ba M23 bagemuriye aba FARDC bakomerekeye ku rugamba mu bitaro narakibone n'amaso yanjye ndavuga ati ukuye Dawudi wari ufite uyu mutima nta wundi muntu nawubonanye uyu ni umutima wa Dawudi kandi bene abo ntibazabaneshwa yego nta wabanesha rwose Shumbarika tugushimire kandi urakoze cyane ku bwanyu turanyuzwe kandi turanezerewe twagira ngo n'undi dusoze n'isengesho mu byo twavuze byose kugira ngo Imana ikomeze ibane natwe murakoze namwe turabashimira n'ikinyamakuru cyanyu yego Imana izabakomeze amen data mu izina rya Yesu tugushimiye umwanya reka ubuntu bwawe reka ubwiza bwawe reka amaso yawe areba abana bawe bagirire neza ubiteho ubaguru bakomeze ndagushimiye ko bakije abahuye n'impanuka zikomeye bakazikira ndagushimiye uburinzi bwawe ndagushimiye ko bahagurukije uyu ni umusozi wa media bahagazeho ubagabize mu izina rya Yesu amen ubahereho imbaraga zikomeye bazawugireho n'umugisha Mana ubasha guha umuntu ubutunzi ku musozi wose yabahagazeho ari uwa politike ari uwiyobokamana ari uw'ibitangazamakuru ari uwa siporo ari hose ntaho utahera umuntu umugisha ubaho umugisha uyu munsi abandi abasengeye ikindi gihe bazagera igihe bazaba bafite ahantu bakorera hagutse bafite abakozi bakoresha bahemba wabaguye mu buryo bushoboka ndabisengeye kandi ndabyatuye n'ururimi rwanjye nk'umukozi w'Imana bazaguke bagira abakozi bahemba bakoresha amen tuzabigushimira kandi tubiguhera icubahiro uha umugisha bazakurikira ibi intego n'imwe uzatwumva wese agira inyota y'ububyutse no kuba umukristo ufite impinduka wahindutse no kuba umunyarwanda uhindutse urakoze kutubyumvishe kandi utugiriye neza ndabyizeye ku bwa Yesu umwami wacu amen amen amen